Niba ushaka gukora documentary ariko utazi uko zikorwa, ugomba kureba iyi video. Mbere na mbere kugira ngo ukore documentary urakenera software y'ubuntu yitwa Audacity. Kugira ngo ubone Audacity uraza kuri browser yawe, iyo uri kubona nkoresha Google Chrome, wandikemo audacityteam.org. Then noneho ukore search. Ukimara gusearchinga Audacity uraza kuri iyi download button, iyi ya download Audacity, aho bageze kuri verisiyo ya 3.7.4. then noneho uhita ukora download. Numara kuyidownloadinga uraza uhita ugira ute uyifungure. Dore ngiye hano, iyi niyo icon yayo, noneho uraza uyifungure, interface yayo igaragara gutya. Mbere na mbere kugira ngo ukore documentary hari buttons ugomba kugira ute kwibandaho. Iya mbere no gusetinga microphone yawe cyangwa se project yawe. Icyo ukora uraza hano kuri audio setup, hano kuri host uhitamo kamwe muri tuno dutatu. Niyo uri kubona nahisemo Windows Direct Sound. Noneho playback device naho urumvira amajwi yawe. Ngewe nahisemo speakers, ariko hari igihe ushobora kuba ufite ekuteri akaba ariho wumvira. Recording device nahisemo ka microphone kanjye, nkoresha KSAT5 microphone. Noneho recording channel, iyo ugiye gukora documentary biba byiza uhisemo mono. Noneho wabwiye gukora nk'indirimbo cyangwa se cover ugahitamo stereo. Noneho scan audio device uyikandaho igihe utari kubona microphone yawe. Iyo ikanzeho ukagaruka hano kuri recording device uhita ubona microphone yawe utabonaga. Noneho hano audio settings ugiye gusetinga project sample rate. Kuva hano kuri interface kugera kuri channels ni bya bindi tumaze kubona hejuru. Noneho project sample rate biba byiza uhisemo 44,100 cyangwa se 48,000 Hz. Kamwe muri tuno amajwi yawe aza soundinga neza. Ariko iyo uhisemo wenda nk'ibihumbi 192 amajwi yawe aza afite size nini kandi ntaho bitaniye n'41,100 Hz. Noneho ibindi byose ubire kuko biri, ukaza ukagira ute ugakanda okay. Mbere na mbere kugira ngo recording, akandi kantu k'ingenzi ugomba kwibandaho ni nako bita record meter, niyo bita playback meter. Iyi record meter recording level kubona ni 100%. Noneho playback meter nayo uri kubona ni 100%. Ariko iyo ufite microphone nziza ntabwo biba byiza recordings ari 100%. Kugira ngo ugabanye background noise uraza ugashyira hano hagati ya 12 ndetse na 6. Ariko kubera mfite aka microphone kavuga gahoro, niyo mpamvu nashyize hariya ku 100%. Noneho mbere yo kurecordinga ugomba kubanza wasobanukirwa n'izi buttons z'ingenzi. Izi buttons za hano nizo z'ingenzi. Iya mbere niyo bita iyitukura, niyo bita recording button. Iyo uyikanzeho utangira kurecordinga ibyo uri kuvuga. Reka nyikandeho, uri kubona iri kurecordinga ibyo ndi kugira ute ndi kuvuga. Waza kuri iyi niyo bita pause. Iyo uyikanzeho bihita ipozinga kurecordinga. Noneho kano ka button ka hano, iyo ugakanzeho uba ugiye kujya ku ntangiriro y'ibyo uri kurecordinga. Uri kubona ko ihise kano karongo k'umukara gahise kajya aho narindi kugira ute ku ntangiriro y'ibyo narindi kurecordinga. Noneho wakanda kuri kano ubona ka karongo k'umukara kagiye ku mpera y'ibyo narindi kugira ute narindi kurecordinga. Noneho iyi button y'icyatsi niyo bita play button. Play button iyo nyikanzeho itangira noneho guplayinga ibyo narindi kugira ute narindi kuvuga. Reka nyikandeho wumva ibyo nari maze kugira ute kurecordinga. Uri kubona iri kurecordinga ibyo ndi kugira ute ndi kuvuga. Noneho iyi button y'umukara niyo bita stop. Twayibonye ko iyo ikanzeho ubugize ute uhagaritse kurecordinga. Uku niko ushobora kurecordinga amajwi yawe muri Audacity.
tumaze kubona uburyo warikodinga amajwi yawe, ariko kurikodinga ntabwo biba bihagije, haba hakurikiyeho ikindi gice cyitwa editing. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kueditinga documentary yawe ugashyiramo background music, ugahanagura amakosa wakoze, ukihutisha documentary yawe, ukavanamo background noise. Noneho niba ukoresha na microphone ihendutse, ndaza kukwereka uburyo ushobora kuimprovinga amajwi yawe wifashishije iyi software. Ikindi gice ndaza kukwereka uburyo ushobora, urabizi iyo abantu bari gukora documentary wumva iyo bavuze background music igabanuka, noneho baba bacecetsemo ukuntu background music ikiyongera. Ibyo nabyo ndaza mbikwereke muri iyi software kandi byose ni ubuntu. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo udacikwa n'igice cya kabiri ngiye guhita nshyiraho kuri iyi YouTube channel ya Junior Tech Hub. Murakoze, komeze mudukurikirane, dusharinge kandi comment, ubundi nzi nkwereka uburyo wakwitegurira documentary yawe mu buryo bworoshye.